ubundi se barinde kutwereka ibiki tutumvishije za happiness za record twagiye twumva zagiye zicaho icyo kintu kagitindaho ariko nkanjye nka Chantal cyangwa n'abantu bakurikiranye ibyahabereye bigaragare ko Prince hari ibintu byinshi yaragiye kuvuga erega Prince ngiye ntago nemera ko kiriya cyashaka kuba wenda niba yaranagikoze usibye ko nta nakimushinza tukimukeka hari abandi bari babiri inyuma rero ahantu hahuriye abakobwa ngiye gukoresha ijambo nibashaka bazantera amabuye nifuha buriya ririmo nabakeba ku zindi mpande erega Prince ni umunyarwanda yego niba ari umunyarwanda se we ntibadutangarije ko akekwaho ruswa y'igitsina no kugerageza kwishimisha mu wundi buryo nk'ubwo no guhoza ku nkeke wese si umunyarwanda twanyuma twe ko babidutangarije ko batavuze ngo arakekwaho icyaha tutifuza ko kimenyekana muzakimenya cyamaze kumuhama wese umunyarwanda wese ubwo indangagaciro y'umunyarwanda ntiyayitaye na n'uyu munsi nubwo kikimukekwaho iriya sura n'umwuzukuru we pure uzayikurwaho n'Imana uriya mwana w'umukobwa yagiye kwa Prince agiye mu isoko guhaha akawunga n'umuceri yabuze undi mwana w'umukobwa bari kumwe mu minsi ngo ambwira ati mperekeza nkwereka aho tujyana yego ahubwo nuko Prince nta yerekwa yagize yari umuntu yakawe yaratekerezaga n'abo bakobwa njye babwe Sando abadamu n'abakobwa baduhaye intebe ngo twicare tuyihagararaho Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi uyu munsi tugarukanye wa muntu mukunda cyangwa se mwakunze njya mbona comment zanyu buryo harimo comment hari ko nka 50 hakabamo hari comment 10 zigutuka zo n'izindi 40 zigushyigikiye mbona kari urukundo niyo mpamvu mbivuze akaba ari Nyirasafari Chantal tumuhaye ikaze nanone murakoze cyane Sando turabasuje meze neza ndashima Imana n'ibyo itarakora mba numva izabikorera mu gihe cyayo amen natwe turagusuhuje yego dusuhuje abadukurikiranye bose badukunda abandi bose tutarondoye mu mazina turashuje mu izina rya Yesu bagobwe neza amen nanjye ncuje abantu birwamagana bose bankunda babandi bose bo ku bitaro turabasuhuje banereho gusuhuza Bishop Pastor Murisa Fred Pastor Patrick ndamusoje Pastor Richard Pastor bose ni benshi ni promotion reka ndabasuje mu izina rya Yesu abakristo bose yego ngoro umeze neza ariko mu buzima busanzwe ntacyo nshinze Imana yego uyu munsi wagarutse rero n'imisatsi ari umukara duherukana imisatsi itukura wavuze uti kabisa raje ewana nabaye umwana w'i Kigali byagenze uyu munsi kugarutse noneho imisatsi yongeye kwirabura urakoze cyane abadukurikiye nibo bafana bacu tuba tugomba gukunda ibyo bakunze mboneyeho gusuhuza umuntu muri comment yaravuze ati iyo misatsi ntago Imana ikunda ariko ntago aricyo nabikoreye undi nawe aravuga ngo ariko iyo utaza gushyiramo ibyo bintu ngo byari bikubereye ndavuga ariko ni gute niba mfite abafana bampera no ku musatsi ubwo bivuge bagera no kurwara rw'ikirenge reka nkore bimwe mu byo bumva byabashimisha nubwo tudashimisha bose ariko nagerageje kubahiriza icyifuzo cy'umuntu wabinsabye bituma ubihindura ndabihindura buryo ugira Imana agira umugira inama n'amahirwe yego ni byiza kumvishe n'inama hari n'uwo babibwira we nabyite ariko nimba ari cyo wabikoreye abakunzi bawe ni byiza ko ubitaho kandi rimwe na rimwe ugakurikiza ibyifuzo byabo rwose ndabasuje abantu bafata umwanya bakadukurikira ku Gasaro bakaduha ibitekerezo bakatunenga bakadushima yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yaho abantu bose bafata umwanya bakadukurikirana ku Gasaro Imana ibaha umugisha kandi twiteguye kujya tugerageza ibyifuzo by'ibyo badusabye amen yego hanyuma Chantal navuga ku munsi wejo bundi umunsi ubwo ni ku munsi wo kwa gatatu yego nimba nibeshye nibwo wanyereje message ndetse wuzuye umubabaro wuzuye agahinda uri kumbwira uti Sandri ibi bintu ngewe nanjye ndumva noneho hari icyo nabivugaho birakabije rwose
ku buryo no gusinzira byanze nabuze ibitotsi byambujije ibitotsi byambujije amahwemo ndakubwira n'ubundi nikaze kabisa ni mu rugo kubera iki ibintu navuga bya Prince Kid byakubujije amahoro. Urakoze cyane usibye no kumbuza amahoro ntago nziranye nawe ariko n'umunyarwanda yaba musaza wanjye kuko ari umunyarwanda nka umunyarwandakazi ariko nafashe n'umwanya wo gusenga nsenze ndavuga ati Mana Prince umugarukeho. Hari igihe ikintu kiba ku muntu nawe ukabigira ibyawe yego tugira amarangamutima ariko ntekereza atari Chantal wenyine wababaye hari benshi twababaye ariko muri abo ndimo narababaye bwira Imana ati Mana wowe mu bumana bwawe hari icyo wakora ujye umenya abarengana n'abatarengana ndetse uzina n'abanyabyaha uko turi ujya wirengagiza ubugoryi bwacu ukatugirira imbabazi nawe rero ureba aho atagukiranukiye ariko mu mana bwawe ugira icyo urema ndacyayitegereje Imana rero ndacyayifitiye icyizere kizakora mu mana bwayo ariko mu by'ukuri narababaye. Ni iki se kikubuza gusinzira kandi rimwe na rimwe njya numva abavuga ngo umuntu ari mu kibazo ntibyatuma utaryama ariko biterwa n'amarangamutima hari igihe by'umuntu agira ikibazo bikaba byakugora ko waryama. Buriya rero naje gusanga iyi si tugomba kwigiraho ibintu byinshi mu byambabaje narebye agaciro ka Prince ndeba icyubahiro yahoranye muri Miss Rwanda ndeba uwo yarariwe namutangiriye amanuka muri iriya modoka yego babazanamo ya gereza ndeba uburyo imanukamo ndeba uburyo ajya ku ipingu ndeba uburyo yatanze ibyifuzo bye ntihagire na kimwe gihabwa agaciro ndavuga ariko uriya muhungu buriya yaba yarigeze kugira n'umwanya nibura ngo ahamagare Imana niba yarigeze agira umwanya wo gusenga nibura ubu nta kuntu yabwira Imana ikagira ikimukorera. Narebye uburyo bw'ibyamubayeho numva ngize amarangamutima ntekereje ko ari umunyarwanda bitindaho yego. Hanyuma ku munsi w'ejo ubundi aborara mu mizi nibwo navuga wayandikiye ubabaye uriya munsi ni ikintu cyagukomye ku mutima. Uriya munsi rero buriya ikintu kimwe cyankomye ni ukuntu yatanze icyifuzo mu rukiko agasaba ko yaburanira mu ruhame rwa benshi nyamara ntibamwumve ngo babimuhe. Ukibaza ukuntu umuntu ugikekwaho icyaha dukeka ko yaba yarahemukiye abanyarwandakazi ariko wakisabira ko ibyo bakeka ko yaba yarakoze twabikurikirana tukabyumva bakabyanga kandi ari umunyarwanda. Ariko navuga mu mpamvu zatanzwe ni uko harimo umutekano w'abatangabuhamya. Ariko reka nkubwire uru Rwanda rufite amahoro niba hari umugisha Imana yaduhaye n'amahoro tuyafitemo umutekano urahari. Ushatse kumbwira ko niba baravugaga umutekano w'abatangabuhamya ntibatanze kode numvaga bavuga niba baratanze kode se ni kubera iki umutekano waba udahari? Ese uriya mwana w'umukobwa we waba waravuze mbere akerura hari ikibazo yigeze agira ku buryo haba harabayeho ikibazo cyabaho bakavuga ngo abandi reka dushake umutekano wabo? Ushatse kumbwira se ko Prince ahari hariya hari icyo yakora? Usibye ko naje muri analize yanjye nka Chantal mu bitekerezo yanjye nka Chantal Prince uriya munsi bamuniganye ijambo hari icyo twari tugiye kumenya mu marangamutima ya Chantal. Urebye ukuntu yari ameze mu rubanza bigaragare ko hari ibintu byinshi twari tugiye kumenyera hariya ariko ubu bitaravugwa cyangwa wenda atabashije no kuvugwa. Erega ubundi igihe umuntu yumva ari mukuri uramureka ukuri kukajya ahagaragara. Nkubaza iki kibazo nta kibazo amarangamutima yawe cyangwa se ibyumviro byawe hariya ahantu reka tuvuge ngo nubwo gukeka ari nko kubishya utekereza ko yaragiye kumena umuceri yego nuko benshi mubona giye numva babitekereza wumvaga ari nk'uwo muceri agiye guhitamena. Njyewe ikintu numvaga buriya rero njyewe nsanga Prince nk'uko bavuga ko yakoze kiriya cyaha cyo guhohotera bariya abana ba Miss Rwanda. Icyambere cyo bariya abana bari bagejeje imyaka 18 andi mahirwe ya kabiri barize bari abana bafite umuco n'indangagaciro za Kinyarwanda. Ikindi buri hari umuntu bita Jory twemera nko mu ba Miss kari umukobwa uzi ubwenge wabanye na Prince igihe kinini yego. Ukibaza igihe yatangiriye Miss Rwanda kuri finali bikageraho bigera kuri muheto akaba ari bwo tumenya ibintu byinshi. Rero njye naratekereje ngo aka kanya njye nka Chantal Prince kuki batamwemereye kaburanira mu ruhame rwa benshi baravuga ngo hari ibimenyetso ubundi se barinde kutwereka ibiki tutumvishije za Happiness za record twagiye twumva zagiye zicaho icyo kintu kagitindaho
ariko nkanjye nka Chantal cyangwa n'abantu bakurikiranye ibyahabereye bigaragare ko Prince hari ibintu byinshi yaragiye kuvuga. Erega Prince ngiye ntago nemera ko kiriya cyashaka wenda niba yaranagikoze usibye ko nta nakimushinza tukimukeka hari abandi bari babiri inyuma. Yego mvuge nk'umuntu umwe nigeze numva mugani Prince we yari kiyongozi wabariye abakobwa, ariko wabonaga abantu bagendaga bagana Prince we yashinze business. Navuga ko ari business agira abamugana. Tubona inganda zitandukanye zari zikeneye abakobwa bazamamariza, abafatanyabikorwa reka bariko tubita bose bakaza batwara bariya abakobwa. Birashoboka ko bamwe muri bari abafatanyabikorwa ntarondoye amazina hari icyo nabo hari uruhare baba baragize muri bari abakobwa, byose bikitirirwa Prince. Ubaka kanya Prince akaba yarumvaga igihome kimugeza aha agiye no kuvugana uko abyumva. Agiye kumena umuceri, agiye kumena imishishi rwose, agiye kumena umuceri by'abana. Sosi kabigwemo inshishi. Ariko ubundi twese Sando tuvugisha ukuri, niba Prince ari umuhungu w'umunyarwanda, baravuze ngo bano bakobwa ngo bazavamo abadamu, mbese Prince we ntago azavamo umugabo, si umusore. Izi nkuru dukorera hano kuri YouTube ntago zirangira. Prince ejo azashaka umugore abyare umwana mubaze ngo papa si we nabonye wakekagaho iki ko wari ufite ubushobozi, warize, ufite buri kimwe, ufite buri kimwe. Niki cyatumye udashaka kare ukajya gukora biriya mbona? Wabitewe n'iki? Niba bari ku mbogamizi zo kuvuga ngo bari abakobwa, Prince se we ko badutangarije ko bamukekaho ko ibyo ngibyo byabaye kubera ikibo? Ese niki cyatumye badashaka kutwereka buri kimwe? Umutekano bavuga bari abakobwa bagiye babaha kode, kandi iki gihugu gifite umutekano uhagije. Nge nka Chantal iyo ndyamye nkasinzira nkumva nta n'uwakomye ku rugi nkakurikirana n'amakuru. Nshimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu ko ibintu bimeze neza. Yego. Prince rero buriya nibakurikiza icyo nasaba ubushinjacyaha bo nibukurikirana ibintu ku murongo neza, wazasanga uriya mwana w'umuhungu arenganuwe cyangwa akagira ikindi kigare runaka kizamugiye. Hari ijambo wavuze nshaka gusubira inyuma gato cyane. Yego ndagusubiza. Hari ikintu wavuze ngo Jolly ngo kubera iki ngo uyu munsi ari bwo bigaragaye bisa naho uri gutera amabuye umuntu witwa Jolly. Genda avuga uko mbyumva nka Chantal. Nubundi naye ndi kubaza nka Chantal. Yego. Mbese uri kumvikanisha impamvu ngarutse kuri Jolly rero buriya nge mwemera nk'umukobwa wabaye muri Miss Rwanda uzi ubwenge. Nubu arabufite turabyemera. Nubu arabufite ntitwanamupfobya pe. Yagize n'ibikorwa byiza hahandi wavuga ngo byiza, usibye ko yaje gucangamo akantu kuri finale nkumva arimo aratukana ka gasimba bajya bavuga ngo ni imbwa. Yego ubwo nabyo yagiye kubivuga hari impamvu ku muntu w'umunyabwenge nkawe twari tuzi. Hanyuma tugende dufata n'andi mavideo twagiye tubona hirya hino aho yarahanganye na Prince, aho yivugiye ngo bazarubanamo. Nubwo ari rutoya tuzarubanamo. Kandi Prince na Jolly babanaga umunsi ku wundi. Hanyuma tuze kugaruka ku kindi kintu baka kanya twebwe twamenye Prince agaragajwe na Muheto. Yego. Kandi wibuke neza muri Miss Rwanda Jolly yarihanganye nk'umujaji agikubita amaso Muheto ati uyu mukobwa ni mwiza. Uri mwiza pe. Uyu mukobwa ni mwiza. Hanyuma se ubundi ubwihatana ryari ry'iki ko minsi yarabonetse hakiri kare. Njeyo mba ndi muri bari abakobwa nuko umugisha ntawugiriwe. Chantal nahita nigirayo kubera ko mwiza yaba yabonetse ku munota wa mbere. Marangamutima ye yarafite uburyo ya managingamo niba ariko babivuga. Yarafite uburyo yakontororamo ariko ntayagaragarize hariya yagaragarije uko yabivuze nk'ukuri koko Muheto niwe wabaye mwiza. Kandi koko ni na mwiza pe. Reka twongereho ngo ni mwiza kuko yaraje ahita twereka n'ibya Prince tutazi. Ubwo harya abadukurikiye bazakora analize batubwire. Hari ibintu byinshi wakumvamo. Niba Jolly yaratangiranye na Prince ntitumenya amakuru mbere y'ibibera muri Miss Rwanda. Kandi bivuge ko Jolly yaravuze ngo Miss Rwanda ngo na akarima ke niki? Prince Kid ngo yahinduye akarima ke. Jolly afite amakuru menshi kuri Prince. Menshi ayo ndetse azi twebwe tutazi. Ikindi kandi tugomba gukora analize Sando. Icyo bita abakobwa n'abagore uratuzi. Burango natwe twabaza inkuru, nitwe impamvu bona tugira karande yo kuvuga. Nitwe twabaza inkuru bwa mbere ko Yesu yagize ati
yazutse buriya kujajwa abadamu ntibazantera amabuye bose sinjajwa ariko niho twakuye karande yo kuvuga niba bari abagore baravuze ko Yesu yazutse nyine bakabara inkuru nuko tubara inkuru rero ahantu hahuriye abakobwa ngiye gukoresha ijambo nibashaka bazantera amabuye nifuha buriya ririmo ni abakeba ku zindi mpande bose se ntiyabahohoteye si abakobwa se niba yarabahohoteye akekwaho ndakeka atari bose kuko bose hanyuma se ko ibintu bitari kujya ku mugaragaro twabwirwa n'iki niba atari bose uyu munsi tubita bose kuko ntituzi uwabikorewe n'utarabikorewe cyane wavuga benshi ariko bivuge bose Miss Rwanda yose tuzi ko bari abagore kubera ko Prince ntigeze aburana hariya ngo twumve ibyo aburana abo yemera n'abatemera nje nka Chantal niko mbyumva Sando uyu munsi ndakubwiza ukuri nkuko njya mvugisha ukuri muri nge kandi ndabivuga nkuko Chantal warakaye wanavuze nibyo benshi batinye rwose tubwizanye ukuri uyu munsi bose nabakeba kandi abakeba bahora bafitanye amakimbirane none urita utuma nkubaza n'iki kibazo nimba uri gukomeza witsa kuri Mutesi Jolly yego bisa nawe uri kutunga agatoki ngo Jolly nawe ushobora kuba uri umwe mu batanze kid bitewe n'amakuru wari ufite Jolly we rwose no kuyatanga yaba bifitiye uburenganzira kuko amuzi kurenza bari yabandi wibuke ko Jolly yababanjirije wibuke ko yari icyegera cye Jolly aza amakuru 100%. Gusa nuko agira emotion nk'iya Chantal yahubutsa kubwiriraho uko namubonye yego nyine ariko ni byiza kuvugira nibyo byiza ariko Jolly afite amakuru menshi kuri Prince yakabaye yamuzirika cyangwa akamuzitura cyane nje nka Chantal muko mbitekereza kandi mbibona kuko yari cyegera cye cya hafi cyane hari nibyo Prince yewe yabatazi Jolly kubera ko Prince yashobora ko yarasigaraga hariya mu byubahiro bye Jolly akajyana n'abari abakobwa kuri tere hanyuma rero uze kumbwira Prince wakaga happiness umwe akayakunda undi akayakundi arabuza ate guteza ubukeba hari abakeba bakundana ese umuntu ababeshye muri 2 3 4 mwamukunda niwashaka Prince bazanamubeshere kuko nyine ubwo urumva amakara ni wariho yaba ari ukuri yaba atari ukuri yagiye mu bakobwa bajya umuntu wese ugiye mu bagore burya ngo hari uko bamwita bari abana b'abakobwa rero ajya kugenda yiha kubaka happiness uyu munsi akabibwira umwe uyu mwaka akabibwira undi nta kuntu batamukondana kandi nabo bakazanamo akabakeba ndabita abakeba kuko bose kandi sinsiga nomwe kuko Prince ntago yaburanye ngo atubwire ukuri iyo aburana tukumva yari bivuga ati ngewe ndemera ko nahohoteye uyu cyangwa yarambeshyera ko bitabaye Sandrine ari nkawe wabibona gute se ubwo nje navuga benshi sinavuga bose cyangwa se nkakoresha bamwe muri bo ye navuga bancimbe kuko bavuze mu myaka itandukanye yego mu bihe bitandukanye niba ari mu bihe bitandukanye reka wenda twumve yuko hari mu bihe bitandukanye nyine kwa ko batakeneye ko Prince atubwira ukuri ngo waterese umuntu wujuje imyaka 18 yego akaba ari we banga ko twumva ibyo yakoresheje mu ruhame ese Prince si umunyarwanda bareba n'abakobwa se bose abanyarwandakazi none se tugarike ku kindi kwa mugore kwa nyamukobwa wabyananye na Ndimbati ntabwo ari umunyarwandakazi ni umunyarwanda none Ferdaus si umunyarwandakazi kuki urubanza rwe rwabereye hariya ntiyabyaye abanyarwanda kuki urubanza rwe rwabereye hariya abantu bakarukurikirana kubera ko we ibize nta kindi cyari kiri inyuma ya Ndimbati ariko Prince nyine ubwo niba inyuma ye hari irindi shami kamuwede niko muganda ajya avuga hari baranga ko tumenya byinshi se Chantal uyu munsi warakaye hoya tujye tubwiza abantu kuri nawe ubonye ukuntu banze kumva Prince nawe ari wowe Sando nuko nyine abanyamakuru mutajya mugira emotion ngo muyigaragaze ariko nawe warira twayigaragaza nyine ariko reka nkubwire ikintu sibyo yego ngewe wenda twese turabyifuza pe Prince Kid ni umusore ukiri muto wari umaze kugira iterambere ndetse wifuza no kuza hano hanze agatanga n'umusanzu we ubaka kanya akaba arimo gukorera igihugu ahubwo arimo aragikonsoma ni ukuvuga rero nzi neza ko benshi reka ndeke kuvuga bose njye ndakoresha benshi twifuza ko aba yahasohoka ariko nanone ni ukuvuga ngo amategeko yacu iyo icyaha nyine kiguhamye nanone urabihanirwa
ahubwo wenda ngewe icyo ntekereza nimba babona ko nta ngaruka byagira cyane ko hatanzwe kode bakaba bavuga bati nta ngaruka zagira ku bantu tureka abonane mu ruhame nawe tumwumve niko mbitekereza ariko wenda nkurikije uko babivuga bavuga ko ari impamvu mbonezabupfura yego kuri bariya abana b'abakobwa kandi ariko umutekano wabo njyewe ndacyabaza n'uyu munsi urumva tuzababwirwa n'iki bakoresheje kode none se hari amazina azaba arimo muri kode nyine ni rwo rugero ndi kukubaza ni iki gituma nyine badatuma twakurikirana urwo rubanza ngo tumenye nuko ibyo byaha byagiye bikorwa kugira ngo tuzabone uko turinda n'abana bacu wenda twe ntitwabasha kubarinda ariko tuzagire bimwe mu byo tuzumva ngo tugire inama n'abana bacu ibyo bintu bitazababaho sibyo herega Prince ni umunyarwanda yego niba ari umunyarwanda se we ntibadutangarije ko akekwaho ruswa y'iki y'igitsina no kugerageza kwishimisha mu bundi buryo nk'ubwo no guhoza ku nkeke wese si umunyarwanda twanyuma twe ko babidutangarije ko batavuze ngo arakekwaho icyaha tutifuza ko kimenyekana muzakimenya cyamaze kumuhama wese umunyarwanda wese ubwo indangagaciro y'umunyarwanda ntiyayitaye na n'uyu munsi nubwo kikimukekwaho iriya sura n'umwuzukuru we pure uzayikurwaho n'Imana ni umunyarwanda nabari abana b'abakobwa n'abanyarwanda nta nubwo twifuza ko Prince agirwa umwere ubutabera buzashishoze ariko bushishoze mu nshingano zabwo nk'uko tubusaba ndetse binashobotse kugira ngo batumare impungenge n'aya magambo twivugisha n'iki yego tunamenye nabari abana b'abakobwa bacurega bose two kubita abagore ngo n'abakeba yego bavuga ati abo mu myaka iyi n'iyi hari uko byagenze koko byarabaye cyangwa ntibyarabaye hanyuma uretse utuma nkubaza ikibazo nawe hari mu minsi nanone wagarutsweho mu rukiko Akariza Hope avuga ko Prince Kid yamunywesheje ibiyobyabwenge hanyuma yarangije akamusambanya atanga ubuhamya we uyu munsi navuga ngo ari ku Kabusunzu wa mugani wa Rwema we n'ubundi byagezeho uyu munsi birazwi ko we yanyweshejwe ibiyobyabwenge reka arabibonye se bimenyetse none se kandi niyo mpamvu icyo nshaka kukigarukaho uriya mwana w'umukobwa yagiye kwa Prince agiye mu isoko guhaha akawunga n'umuceri yabuze undi mwana w'umukobwa bari kumwe mu minsi ngo ambwira ati mperekeza nkwereka aho tujyana yego ahubwo nuko Prince nta yerekwa yagize yari umuntu yakabaye yaratekerezaga n'abo bakobwa njye bavuga Sando abadamu n'abakobwa baduhaye intebe ngo twicare tuyihagararaho niko muri iyi minsi tumeze n'ukeneye kutugirira ishyara arakoresha Chantal cyangwa agakoresha Sando uwo uba yarakubuza ashaka kuguhemukira arakoresha igitsina gore cyangwa igitsina kobwa ntago mvuze ko ariko twese badukoresha ariko baca muri bamwe muri twe baduhaye intebe rero twaho kuyicaraho tuyihagararaho uriya mwana w'umukobwa yagiye guhaha akawunga n'umuceri yagiyeyo ayobewe neza yuko ikimujyanye nubwo nta n'ibyo tumushinza ko icyo gihe yabikoze niyo mpamvu ugomba gutekereza niyo mpamvu nyine ugomba gutekereza ukavuga ati uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba abivuga hari undi ubiri inyuma kuki se wundi muheto we ataragira ibyo avuga uwo mwana w'umukobwa atabivuze leta y'u Rwanda yo kabyara niyo waba uri nyogokuru ujya kuri RIB ukavuga ati umuntu ankoze ku ibere umuntu ankoze mu musatsi batitaye ku myaka kuki we muheto ataragaragaza biriya uriya mwana w'umukobwa atagiye imbere yaho erega Prince nk'umushoramari buriya hari ibintu byinshi ushobora gutekereza ko ashobora kuba arwana nabyo atazi kuko ntago dukundwa n'abantu bose kuko ntituri amafaranga nk'uko njya mbivuga nuko njye nka Chantal hanyuma ku munsi wo kuwa gatatu yego Prince Kid yari yashize ubwoba shaka bisa yareruye none nanjye niyo mpamvu nabonaga hari icyo agiye kuvuga byibuze asa n'ubundi n'ufite icyizere yaba umuryango navuga ku ruhande rw'umuryango we byaramarira erega buriya Sando kandi koko biranumvikana umuntu wawe kumubona mu mpuzankano y'iroze birumvikana Sando sinkuciye mu ijambo wirukankana inyamaswa kera kabaye ukayimara ubwoba yego Prince Kid buriya ni Imana uko ari babiri Imana nawe nibo bazi ukuri
iminsi amaze rero mageragere hari igihe yaba yaratangiye hari ibyo akinga ku mpande akavuga ati ariko uyu munsi nkanjye Prince reka mpagarare mvuge buri kimwe nibura n'abanyarwanda bari bunkurikire bari bube bari ahangaha barumva niba ndi umunyabyaha cyangwa ndengana ubwo se urumva utabanenga n'ubwo utanenga bose yego urumva nk'ubwo ngubu utinyuka akajya mu ruhame akavuga ngo yarajyanywe ibiyobyabwenge yabinyweye se bamusinzirije mpereye kuri we nenga kuko iyo baba barabimuhaye mu bundi buryo aba yaragize gute aba yaraje akegera inzego z'umutekano akanabivuga mbere ntabwo biba byararengeranye ngo bigere ku bandi ubu barabitangirije hakiri kare nawe ndamunenze ko atagize uwo mutima tunashimira kandi abandi baminsi bagiye bagira icyo bageza ku Rwanda yego nabo tubashimire ukoresheje iryo jambo nka Muheto navuga yabaye umukobwa w'intwari benshi baramushima ati byibuze Muheto yaje ari Muheto kabisa urihangana nkuseke mwisi intwari ushingiye kuki nshingiye mwene Muheto mbabarire na nyina umubyara n'abandi bamukomokaho amakuru yagiye hanze kuko buriya Muheto ni izina rya se bambabarire rero yagiye hanze bitewe n'uko Muheto yaje muri Miss uyu mwaka navuga ngo nibwo finali cyangwa se buretse gato bimwe muri byo byagaragaye niyo mpamvu no mwaka benshi bavuze yuko ndetse mu majwi twumvishije nubwo Prince Kid yavuze ko ataraye byo nta n'uwamenyesha no ko ataraye cyangwa se ari naye nge sinjya nkunda gushinja havuga uti Muheto nkwibuza hanaha unsangana Muheto agahakana akabasha kuvuga hoya byibuze icyo ngicyo ku mukobwa cyangwa se ku mugore ni ikintu gishimishije ko umuntu yabasha kuvuga ngo oya mu gihe hari abo byagoye bamwe muri bo hanyuma se Prince bamufashe ari hehe hari hanyuma se Muheto Muheto yubahwe nk'izina rye buriya ni n'izina rya se Muheto umwana w'umuyobozi yubahwe reka tumushimire ko Muheto hari ibyo yakoze yego ariko se ko numva ko muri bariya bose n'ubundi niko numva ariko biranashoboka nshingiye ko umujaji nka Jolly akimubona amarangamutima ye yahise yerura akavuga ubwiza bwa Muheto bikarangira n'undi Muheto ari koko abaye na minsi ariko ni na mwiza ariko kuba yaranabivugiye hariya nako nta kandi kantu question mark sibyo hanyuma ikindi twakongeraho sibyo ujya kuvuga ko Muheto ari we ushatse kumbwira ko Prince Muheto ari we yaba yarageragerejeho kuki se Muheto ari we wavuze ubwirwa n'iki niba Muheto bataramutumye yarari mu kazi n'ubundi nuko yabaye intwari nyine n'ubwo nabivugaga nge ntago nemeranya nawe hanyuma se ku Kibuye twumva yagezeyo gute bari bagiye mu kazi amakuru dufite babafatira mu kazi akazi niko babasanzemo akazi kakorerwaga muri hoteli ariko mujye muvuga intuza mu mazina yazo ni ndeka bari ko nzimiza biriya bintu bya Muheto byo Muheto ashobora kuba yaraje mu kazi nubwo niyo yaba yaraje mu kazi yaba yaraje mu kazi keza yego yaba yaraje mu kazi wenda yaraje mu kazi keza ariko ntago ushatse kunyumvisha ko Muheto ari uko ariwe wabaye intwari muri bariya bakobwa bonyine none se ubu se Jolly we nta jambo yabwiwe yego Jolly ni mubi ku buryo watigeze amwaka happiness reka wenda nemere ko Jolly wenda ari umunyabwenge ugira gute usibye ko kuri ranshinga nta n'umenye ubwenge ntese abakobwa bose niko bemeranye ntago ari abakobwa bose ariko hari ibintu bigorana nka Jolly wahoraga hafi ye bakoranye bagakorana igihe kirekire yakabaye nawe yaragize uko amugaragaza neza ariko sha wigireyo Sando uriya mwana yaje mu kazi nubwo yaje mu kazi keza ntago ari ibintu byari bikibaho Jolly yivugiye ko ari akarima kande ririya jambo ngo akarima nuko Jolly atadukundira ngo azaza tubwire hari icyo yashingiyeho ajya kubivuga hanyuma rero Muheto nk'umwana ufite icyene wabo muri iriya Miss Rwanda kuko kirimo hasi hejuru sinjye ubyumva nyenyine harimo akazi rero cyene wabo ushingiye kuki ubu se ndabikubwira gute ndabigusobanurira gute ariko nzi ko hariya harimo umufamiliye hafi aho ngaho hafi aho hako Sando ubu ugira ngo amakuru yose tuyavugira hano kuri kamera ariko bire bibaye ngombwa ko bijya mu nkiko ugakora analize bizagaragara fata icyo ujyana icyo n'abadukurikiye bazumva icyo wenda bazi n'ayarengeje ya Chantal rero rwose ururiya rubanza dusabe ubutabera dusaba n'Imana aba ari izagaragaza ukuri hanyuma ku munsi w'ejo ndavuga ibyo naganiriye n'umunyamakuru Jean Paul yambwiye ko
cyangwa se yavuze ko reka nkoreshe yaravuze ati ishusho ya nyuma cyangwa se umuntu wa nyuma wabonye Prince Kid ati ni Muheto kuko ngo babafatanye bagiye bagera ribu bahamubwiye ati ngaho utaha Prince Kid yazataye ejo ati n'umuntu wa nyuma Prince Kid yabonye agenda ajya gufungwa ni Muheto yego ari kuvuga uti Muheto ibi bintu bizamuguma mu mutwe nyine azarwara reka mvuge ngo nk'agahinda cyangwa se nk'umubabaro nawe ni kubyumva uriya mwana ntagavuka ku musivili yego hafi y'abana bana bose bagiye muri Miss Rwanda yego ntabwo bari abana bavuka ku basivili n'abana barezwe bize bariye banyweye basa neza bafite aho babikomora rero ntabwo ushaka kuvuka ku mupolisi ngo uzaba umusivili ubundi se wakora fere nk'iri yiri umusivili herega wibimushinja nje nka Chantal simushinjije ariko uko mbitekereza yego uko mbitekereza nanjye nka Chantal ntabwo wabikora kuri iri umusivili ubwonko bwa Muheto n'ubwiza n'ubwenge bwe rero ntabwo ari uwo gusigarana iyo shusho ya Prince kubera ko ibyo yari arimo arabizi kuko nawe iyo atabinjije ubwo aba yaratanze happiness nk'abandi ntabwo iriya shusho izamusigaramo rero kandi nta n'icyaha yakoze ntitumukondane nta cyaha n'iki na kimwe Muheto yakoze icyo yaba yarakoze cyose yaba yararengeraga abanyarwandakazi yego rero ntabwo iriya shusho izamugarukamo kuko ntabwo ari icyamugwiriye yaza ariko ntabwo cyamugwiriye cyaramugwiriye nawe yaba yaratanze happiness kuko n'umwana nubwo yize akaba mwiza ariko n'umwana niko mbyumva nka Chantal hanyuma nagiye mbona comment zimwe kuri navuga platform zitandukanye bibaye nk'amahirwe cyangwa se Imana ikabikora Prince Kid agataha ntimuzagire ngo rwose yataha atazi ababa bari inyuma y'ibi bintu bamwe muri bo ati cyangwa se ababa bishimiye kuba yarafunzwe ko byagenda kose hafite amakuru icya mbere cyo ikintu ngiye nabwira Prince ntago agomba kuzazanga agira uwo yikoma ntazanikome na Muheto ntazanamurakarira usibye ko bitanagira gute bitanabaho ibyo kuvuga ngo azi uwabikoze azi uwabikoze ndakurahiye namugira inama nka Prince ngo ntazapfe gukeka uyu mukino urimo abakinnyi benshi kiriya ni ikibuga kirimo abakinnyi kirimo abatoza kirimo abazamu niryo jambo nkoresheje harimo abakinnyi harimo abatoza harimo abazamu rero ubwo nka Prince uri muri abo bakinnyi agomba kwimenya nta n'umwe azaza acira urubanza ndetse nta n'abazanamenya icyo kirahagije nagirirwa amahirwe Imana ikamucira inzira akaba umwere azashima Imana azakorera igihugu cye neza yemye atuje agendere ku mategeko ya Repubulika y'u Rwanda agendere ku mahame y'umushinzacyaha cyangwa y'ubugenzacyaha uko bizaba byasomwe abizubahirize nanahanwa kandi ahamwe n'icyaha agenda agikore neza cyane cyane ko atazaba ari we wa mbere cyangwa wa nyuma ariko ntazagire uwo yikoma kiriya ni ikibuga kirimo abakinnyi n'abatoza n'abazamu hanyuma wumva ari gusabirwa imyaka 16 njyewe ntago ndi umunyamategeko ariko abanyamategeko bazashishoze erega hari abantu hano hanze muri iki gihugu bari mu magereza hariya bafatirwa ibindi bihano ntibakonsome igihugu bagafatirwa ibindi bihano bakorera hanze kandi bagakorera n'igihugu numva ariko byakorwa aramutse hamwe n'icyo cyaha hari ibindi bihano bamuhanisha ni umusore ukiri mutoya ntago yakabaye ari uwo gukonsoma igihugu bamuhanisha ibindi bihano akaza agakorera n'igihugu niko mbyumva nka Chantal yaba abaye n'umwere nabyo akaza akagira uko yitwara nawe ntaze ngo yigomeke ngo abaye umwere kuko buri muntu wese ibimubaho n'umugambi w'Imana hari abantu benshi baba bafunze barenganwa ariko kubera ko habuze ibimenyetso bigaragaza ukuri kwabo bagahanwa rero Imana ivuze ngo uraca muri iyi nzira izagucisha muri iyi nzira mu bumana bwayo nyine igucishamo azabyakira yego ntabwo byoroshye ariko navuga Imana burya itanga igikwiye Imana
navuga ngo twe tureba nk'abantu Yego. ariko Imana nzi neza Imana ko igakora ntago mu Imana bumana ntabwo ijya bwayo. yibeshya Hanyuma irareba ikindi ikareba ikikwiye n'ikidufitiye ikindi akamaro. twasaba abakobwa bacu b'abanyarwandakazi bo nibiyubahe, Imana ibafate ibaha imbaraga zo kwiyubaha, biyubahe bagere batekerezeho aho igihugu cyacu cyavuye n'aho kigeze. Birababaje kuba nk'umuntu nka Prince yari yazanye umushinga nk'uriya wari ufitiye igihugu akamaro, kubera ko Miss Rwanda yabaga abashomeri bakabona akazi, kuko bajyaga muri hoteli mu Bugesera bakangaje abakozi, ubwo abanyarwanda imirimo ikaboneka, umwana w'umukobwa yaba uwa mbere agahabwa imodoka, agahabwa iki, umuryango we ukaba wabasha kugira ibyo ugeraho. Yego, urumva ko rero mu bizagiye bibaho no kuba bahombeje igihugu birimo. Abana bacu yavukaga arimo kwiga wa mugati, ariko mvu uzabiki ati ndi kwiga ngo nzabe Miss Rwanda. Wakakubwa ntireba no muri mirrori ngo rero yavuga ati mira ndasa gutya ndagira gute, reka da, wakumva ko icyambere kuba Miss Rwanda ari ukugomba kubuza ubwenge. Urumva se Miss Rwanda itari dufite akamaro cyane, mbese ubu ntibishe izina ryayo ntibyarangiye. Ubu nta mwana ushobora kukubwira ngo ngiye muri Miss Rwanda ngo mwemerere, uzavuga uti se ndashingiye ntareba n'uwo nshingiye. Niko byagenda, bahita uvuga uti reka itonde uzabe wijyana ariko utijyanye kuri uriya mugabo w'abakobwa bose, kubera ko izina nyine ryamaze kugira gute. Imana rero nigira gute nibafati bakomeze tugire indangagaciro za kinyarwanda, kinyarwandakazi. Hanyuma Chantal, dusa n'abagana ku musozo, ku munsi w'urubanza mu mizi kuri Prince Kid hari abantu pe urukiko navuga mo imbere baruzuye. Shaka biba ngombwa ko n'abantu bahagarara, ndetse benshi haravuze ati Prince Kid yarabanye, ibi ntibisanzwe, amateleviziyo n'ibiki byose, amatelefoni tumeze gutyo. Kiriya kintu cyo gifashe gute? Kiriya kintu ni ikikwereka umuntu uwo ari we, ni ikikwereka agaciro umuntu aba yahawe, ni ikikwereka akamaro wa muntu yari amaze. Njye nka Chantal niko ntekereza, kuko uramutse nta kamaro wari umaze ntabwo abantu bagutaho igihe ngo baze kumva ibyawe. Uramutse abantu batakubonagamo ingirakamaro nyine uw'umumaro ntabwo bagutaho igihe, ariko bamubonagamo nk'uw'umumaro. Kandi hari n'abandi baza baje gushongera, baje kureba wa muntu waryamanye n'abamisi, umusore wahuye n'abakobwa beza mu gihugu. Buri muntu nyine yari afite umwanya ajemo, ariko abantu be baritabiriye bihagije, baritabiriye pe. Iyo baramuka baruburanishije mu ruhame, ntekereza na sare itaribona aho ibashyira. Yego. Nihe nama wagira abana b'abakobwa muri rusange? Abana b'abakobwa inama nabagira ni iyo kwiha indangagaciro y'ubunyarwanda ubunyarwandakazi, bakiha indangagaciro, bakiyubaha bo ubwabo, ntibararurwe n'akantu gato, bakiga kunyurwa. Kwiga kunyurwa niko kuzakubiramo kumva ko adakeneye kugira icyo ageraho, agize icyo atanga, ahubwo azakoresha ubwenge bwe n'imbaraga ze n'amaboko ye. Nabagira inama rero yo kwiyubaha. Ntabwo biba byoroshye Chantal. Yego. Nakubwira ngo urakoze cyane, ariko uyu munsi waje warakaye kabisa. Nizere ko noneho byibuze ibitekerezo byawe ubishyize hanze, kuri pe tuje byibuze. Kandi n'abantu bandika komenti nabo bazaze batubwire uko babyumva. Ntabwo bose babyumva nka Chantal, njye mbivuze uko mbyumva nka Chantal, abandi nabo bazaze ntibazantera amabuye bambwire uko babyumva, kuko zira komenti zibasha kutwereka Prince uwo ari we bikurikije uko buri muntu abyumva. Kandi ni ukuri wakoze kuduha umwanya nyine tukavuga amarangamutima yacu. Kandi dusaba ubugenzacyaha cyangwa abacamanza kuzakora ubushishozi. N'ubundi ni inshingano zabo. Mu cyifuzo cyacu abanyarwanda ntibyakunze, ariko ubundi twari bunezerwe nuko twari bwumve uriya mugabo izo yaba yarakoze cyangwa ibyo abeshyerwa kuba yarakoreye barumuna bacu abanyarwandakazi, kugira ngo natwe tuba twabasha kurinda abadukomokaho cyangwa barumuna bacu ngo bitazabageraho. Gushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane nawe, Imana iguhe umugisha Sando. Weekend nziza kandi. Yego namwe murakoze cyane. Gasaro TV.